Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 79, inyifato yacu mu gihe dusenga. Haba igihe cyo gusengera mu ruhame n'igihe umuntu yiherereye, ni amahirwe yacu gupfukama ku mavi yacu imbere y'Uwiteka igihe tumutura amasengesho yacu. Yesu w'icyitegererezo cyacu yarapfukamye arasenga. Abigishwa be nabo bavugwaho ko bapfukamaga basenga. Pawulo yaranditse ati, nicyo gituma mfukamira Data wa twese, Abefeso 3:14. Ubwo yaturiraga imbere y'Imana ibyaha by'Abisiraheli, Ezira yarapfukamye. Daniyeli akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Daniyeli 6:10. Kubaha Imana mu by'ukuri bikomoka ku gusobanukirwa neza gukomera kwayo kutagerwa ndetse n'ubwiza bwayo. Kubw'uko gusobanukirwa itabonwa, umutima wose ukwiriye kumva ukozweho mu buryo bwimbitse. Isaha yo gusenga n'ahantu ho gusengera birera, bitewe n'uko Imana iba ihari, kandi igihe kubaha kugaragarijwe mu nyifato n'imyitwarire, umwuka utera uko kubaha uzarushaho kwimbika. Umunyezaburi aravuga ati, izina rye ni iryera kandi ni iryo kubahwa. Zaburi 111:9. Iyo abamarayika bavuze izina ryayo bipfuka mu maso, none se ni ukuhe kubaha twebwe abantu bacumuye kandi b'abanyabyaha twagombye kugaragaza igihe tuvuga iryo zina? Mbese ntibikwiriye ko abato n'abakuru batekereza kuri ayo magambo y'ibyanditswe agaragaza ko uko ahantu harangwa n'uko Imana ihari mu buryo bw'umwihariko hari hakwiriye gufatwa? Ubwo Mose yari imbere y'igihuru cyakaga, Imana yaramutegetse iti kwetura inkweto zawe kuko uhagaze aho ari ahera. Ubwo Yakobo yaramaze kubonekerwa na marayika yaravuze ati, ni ukuri Uwiteka ari aha hantu, nanjye nari ntabizi. Itangiriro 28:16. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 80, kwizera no gusenga. Binyuze mu kwizera Kristo, inenge yose iboneka mu mico yacu ishobora gukosorwa, tukezwaho guhumana kose. Ikosa ryose ryakosorwa kandi impano yose yakura ikagera ku rugero ruhanitse kandi mwuzuriye muri we. Abakolosayi 2:10. Isengesho no kwizera ni nk'isanga n'ingoyi, kandi bikwiriye kwigirwa hamwe. Mu isengesho risenganywe ukwizera harimo ubuhanga mvajuru, kandi ubwo buhanga bugomba gusobanukira umuntu wese ushaka ko ibyo akora mu buzima bwe bigera ku ntego. Kristo aravuga ati, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Mariko 11:24. Kristo asobanura neza ko ibyo dusaba byose bikwiriye kuba bihuje n'ubushake bw'Imana. Tugomba gusenga dusaba Imana ibyo yasezeranye, kandi ibyo duhawe byose tugomba kubikoresha mu gusohoza ubushake bwayo. Iyo dusohoje ibyo, isezerano ryayo risohora nta mbebya. Dushobora gusaba imbabazi z'ibyaha, tugasaba Mwuka Wera, tugasaba kurangwa n'imico isa n'iya Kristo, tugasaba ubwenge n'imbaraga byo gukora umurimo wayo, kandi tugasaba guhabwa impano iyo ari yo yose Imana yasezeranye. Tugomba gusaba ibyo, tugomba kwizera ko tubihawe, bityo tugashimira Imana ko twabihawe. Ntabwo dukeneye gushaka igihamya kigaragarira inyuma cy'uko twahawe umugisha. Imana iri mu isezerano, kandi dukwiriye kujya mu murimo wacu twizeye ko ibyo Imana ishobora kubikora, kandi ko impano twamaze guhabwa tukaba tuyifite izagaragara igihe izaba ikenewe cyane. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 81, akamaro ko kwiga Bibiliya. Kwiga Bibiliya birusha ukundi kwiga kose ubushobozi bwo gukomeza ubwenge. Mbega ibitekerezo abasore bashobora gukura mu kwigana ijambo ry'Imana ubwitonzi. Intekerezo zishobora kurushaho kwimbika, kandi zikimbika cyane mu kurisesengura, hagakusanywa imbaraga n'umuhati wose kugira ngo umuntu asobanukirwe n'ukuri. Ariko kandi usanga hari ukuri kutagira iherezo kurenza uko. Abavuga ko bakunda Imana kandi bakubaha ibyera, nyamara bakemera intekerezo zabo kujya ku rwego rwo hasi ku bintu by'amajyejuru kandi by'ibihimbano, baba ubwabo bishyira ku rubuga rwa Satani, kandi baba bakora umurimo we. Iyo aba basore bigaga imirimo itangaje y'Imana igaragara mu byaremwe, bakamenya igitinyiro cyayo n'imbaraga zayo nk'uko bishurirwa mu ijambo ryayo, basohoka muri uko kwiga kose ubushobozi bwabo bwose bwakangutse kandi bwageze ku rwego rwo hejuru. Umuntu yahabwa imbaraga ntiyigera arangwaho ubwibone. Kubwo kwitegereza ibitangaza by'imbaraga z'Imana, ubwenge buziga isomo rikomeye cyane,
ariko kandi ry'ingirakamaro mu masomo yose rigaragaza ko ubwenge bwa muntu ari ubupfapfa igihe butomatanye n'Imana ihoraho kandi ngo bube bwejejwe n'ubuntu bwa Kristo. Umurimo w'ubuhuza wa Kristo. Umurimo w'umwana w'Imana ikunda akora wo guhuza ikiremwa n'umuremyi, abantu bagira iherezo n'Imana ihoraho, kandi uwo murimo akawukora mu bumana bwe. Ni ingingo intekerezo zacu zishobora kwiga mu gihe cyose cyo kubaho kwacu. Uyu murimo wa Kristo wari uwo gukomereza ibiremwa byo ku yandi masi mu butungane bwabo no kudahemuka kwabo, ndetse no gukiza abacumuye kandi bari mu nzira yo kurimbuka bari kuri iyi si yacu. Kristo yafunguriye inzira batumvira kugira ngo bagaruke ku kumvira Imana, ari nako ku bw'icyo gikorwa yakikije uburinzi abari basanzwe bera kandi ngo batanduzwa. Mu gihe twishimira ko hari amasi atarigeze acumura, abo muri ayo masi basingiza Yesu Kristo, bakamuha icyubahiro kandi bakamuhimbariza umugambi w'agakiza wo gukiza bene Adamu bacumuye, ndetse no kubakomereza ubwabo mu mwanya wabo n'imico yabo y'ubutungane. Ukuboko kwakuye umuryango wa muntu mu irimbukiro Satani yari yaramuzaniye abinyujije mu bishuko bye, niko kuboko kwarinze icyaha bo mu yandi masi. Imibumbe yose uko ingana yitabwaho kandi igasigasirwa na Data wa twese n'Umwana, kandi uku kwitabwaho guhora gukorerwa inyoko muntu yacumuye. Kristo ahora yinginga umuntu, kandi gahunda y'imibumbe itagaragara nayo isigasiwe n'umurimo akora w'ubuhuza. Mbese izi nsanganyamatsiko ntizikomeye bihagije kandi si iz'ingenzi cyane bituma tuzitekerezaho kandi zikadutera gushima Imana no kuyiramya? Gutera imbere mu by'ubwenge. Nimubumburire Bibiliya urubyiruko rwacu, intekerezo zarwo muzerekeze ku kuri kwayo guhishwe. Mubigishe gucukumbura amabuye y'agaciro y'ukuri kwayo, kandi bazunguka imbaraga z'ubwenge badashobora guhabwa no kwiga ibintu byose ubucurabwenge buvuga. Insanganyamatsiko zikomeye Bibiliya ivugaho: ukwiyoroshya kuje icyubahiro kuri mu magambo yayo yahumetswe, ndetse n'insanganyamatsiko zihanitse igeza ku bwenge bwacu n'umucyo urabagirana uturuka ku ntebe y'ubwami y'Imana ukamurikira intekerezo zacu. Ibyo byose bizateza imbere imbaraga z'ubwenge kugeza ku rwego rutapfa kumvikana cyangwa ngo rusobanurwe mu buryo bwuzuye. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, Bibiliya itanga urubuga rw'ibitekerezo rutagira imbibi, kandi ni ibitekerezo bihanitse cyane ndetse bikuza imico kurusha ibihangano by'abantu bafite intekerezo zitejejwe. Amateka yahumetswe nyokomuntu yashyizwe mu biganza by'umuntu wese. Ubu noneho abantu bose bashobora gutangira ubushakashatsi bwabo, bashobora gusobanukirwa iby'ababyeyi bacu ba mbere igihe bari muri Edeni, bera kandi bashimishwa no gusabana n'Imana n'abamarayika batacumuye. Bashobora kumenya uko icyaha cyadutse ndetse n'ingaruka zacyo ku nyokomuntu, kandi intambwe ku ntambwe bagakurikira inzira yose y'amateka yera nk'uko igaragaza kutumvira no kutihana kwa muntu, ndetse n'igihano gikwiriye cy'icyaha. Umuco uhebuje indi. Umusomyi wa Bibiliya ashobora kuganira n'abakurambere n'abahanuzi, ashobora gusoma ibintu bikomeye cyane byabayeho, ashobora kwitegereza Kristo wari umwami w'ijuru kandi ahwanye n'Imana, maze uwo musomyi akamubona amanuka yigira umuntu, asohoza umugambi w'agakiza, akabohora umuntu mu minyururu Satani yari yaramubohesheje, maze agatuma umuntu yongera kugira ishusho y'Imana. Insanganyamatsiko ivuga uko Kristo yishyizeho ubumuntu maze akamara imyaka 30 yambaye umubiri w'umuntu, maze nyuma yaho agatangira ubugingo bwe kuba igitambo cy'icyaha kugira ngo umuntu atarimbuka. Iyi ni insanganyamatsiko ikwiriye gutekerezwaho mu buryo bwimbitse kandi ikiganwa ubushishozi. Ni mutyo intekerezo zisobanukirwe n'ukuri gukomeye cyane ko byahishuwe, bityo ntizishimira gukoresha imbaraga zazo ku nsanganyamatsiko z'ubupfapfa. Intekerezo zizazinuka inyandiko z'agaciro gake n'ibishimisha by'imburamumaro bituma abasore muri iki gihe batakaza imico mbonera. Abasabanye n'abasinzi n'abahanga bo muri Bibiliya, abasabanye n'abasizi n'abahanga bo muri Bibiliya kandi bafite imitima yakozweho n'ibikorwa bihebuje by'intwari zo kwizera, bene abo bazava kuri izo mbuga zikungahaye z'ibitekerezo
barushijeho kubonera mu mitima, kandi n'intekerezo zageze ku rwego rwo hejuru kuruta uko byari kumera iyo bahugira mu kwiga iby'abanditsi b'ibirangirire ku isi, cyangwa se kwitegereza no kutangirira ku bikorwa by'ubutwari bya ba Farawo, ba Herode na ba Kayizari bo ku isi. Akenshi usanga imbaraga z'urubyiruko ntacyo zikora, bitewe n'uko kubaha Imana rutabigira ishingiro ry'ubwenge. Imana yahaye Daniyeli ubwenge no kumenya, bitewe n'uko atashoboraga gutwarwa n'imbaraga iyo ari yo yose yashoboraga kwivanga n'amahame y'iby'umwuka yagenderagaho. Impamvu dufite abantu bake cyane buzuye ubwenge, bashikamye kandi b'agaciro gakomeye, biterwa n'uko batekereza ko bagira gukomera, ariko kandi bitandukanya n'ijuru. Abana b'abantu ntibatinya Imana, ntibayikunda kandi ntibayubaha. Ntabwo iyobokamana igaragarizwa mu bikorwa nk'uko ivugwa mu magambo. Uwiteka ashobora gukorera umuntu ibintu bike cyane, bitewe n'uko umuntu yikuza mu buryo bworoshye, kandi ku bw'ibyo akaba yihutira kwitekerezaho. Imana yifuza ko twagura ubushobozi bwacu, kandi tukahashyira amahirwe yose atubashisha kwagura imyumvire, gukuza ndetse no gukomeza ubwenge bwacu. Umuntu yavukiye kugira ngo arangwe n'ubuzima buhanitse kandi bufite agaciro kurusha ubwo we ubwo atekereza imbere. Igihe tumara muri ubu buzima bupfa ni igihe cyo kwitegura ubuzima buhwanye n'ubuzima bw'Imana. Bibiliya, umwigisha uruta abandi. Mbega inyigisho zitangwa mu byanditswe byera intekerezo zikwiriye gutindaho. Ni hehe haboneka insanganyamatsiko zihanitse cyane zikwiriye gutekerezwaho? Ni hehe hari insanganyamatsiko z'ingirakamaro ku rwego rukomeye rutyo? Ni mu ruhe rwego ubushakashatsi bwose bw'ubuhanga bw'abantu bwagereranywa n'ibyo Bibiliya yigisha, haba mu bwiza buhebuje n'ubwiru bibirangwamo? Ni hehe wasanga ikintu icyo ari cyo cyose kizakangura imbaraga z'ubwenge mu buryo bwimbitse? Nitureka Bibiliya ikatubwira, izatwigisha ibyo tutakwigishwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nyamara ikibabaje, usanga ikintu cyose gitindwaho uretse ijambo ry'Imana. Inyandiko z'ubuvanganzo bw'imburamumaro n'inkuru z'impimbano byakiranwa ubwuzu mu gihe Bibiliya yo yirengagizwa, ikarambikwa ku meza yacu, maze kandi yuzuye ubutunzi bwose bw'ukuri kwera. Ijambo ryera nirigirwa umugenga w'ubuzima, rizabunezeza, ribuzahure kandi ribweze. Ijambo ryera ni ijwi ry'Imana rivugana n'umuntu. Mbese tuzaryumvira? Guhishurirwa mu magambo yawe kuzana umucyo, guhabaswa ubwenge. Abamarayika bahagarara iruhande rw'uwiga ibyanditswe byera kugira ngo batume intekerezo zikurwaho kandi zimurikirwe. Itegeko rya Kristo ritugeraho muri iki gihe rifite imbaraga nk'izo ryari rifite igihe yavuganaga n'abigishwa be ba mbere mu myaka isaga 2000 ishize, agira ati: "Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimwe mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya." Yohana 6:39.